gomba kugumana indangagaciro z'iki, kuko ni wubarara egare kuzaba uvuye mu masezerano ari nta mpamvu, kandi abameze batyo ngo izabayobesha. Umwarimu w'umuhanzi muramwakira kuri sejemu. Nabonye umukiranutsi Imana imukunda naba mu isi y'abazima. Gahunda ni I-U-O-A-E. Naba mu isi y'abazima nabonye umukiranutsi akundwa n'Imana. Tuyiririmbe se? Be uramwigire hino dutarame ni hahandi n'ubundi tuvuye kuririmba Igisenyi. Ejo bundi muze dutambira Imana. N'abarokore muyizi muhaguruke kuririmba. Nabonye bivura za rubaga impande. Ntago umuntu ahora arakaye yashinze iryinyo kurinda, ahubwo umuntu aba ari mu mavuta. Abagitariste Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ariko ko mutikiriza bimeze bite? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, kuri sejemu korari beura yahageze. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Bandeba mutaririmba kandi harageze ngo turirimbe. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ababyeyi ko mutaririmba nimunyemerere muririmbe. Nimuhaguruke turirimbe. Nimuhaguruke. Nimuhaguruke. Iki ni igitaramo cy'abana b'Imana. Ye kuri sejemo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bakristo baseje muko mutatwikiriza. Mbese mwatwishimiye. Mbese mwatwishimiye. Ngaho ni mubigaragaze. Ndabona batarimo bazamura ibiganza. Nimuzamura ibiganza abandi muhaguruke. Tarabona sekota. Nimuzamura ibiganza abandi muhaguruke. Tugiye gutambira Imana, tugiye kuririmbira Imana rurema. Umuntu utaririmba apfa vuba, umuntu utanezererwa Imana apfa vuba. Nimureke dutaramira Imana. Ese nibyo cyangwa ntago ari byo?
nimuririmbe ngo yego nibyo muririmbe ngo yego nibyo yego nibyo yego nibyo yego nibyo shiramo bagihagaze naba mwisi y'abazima helelelelelele helelelelelele beura geste bone buri muntu wese anyeganyega ibintu by'imigongo nibicire nonaha baba ndashaka amashyi naba mwisi y'abazima nabonye umukiranutsi akundwa n'Imana nabonye umukiranutsi Imana imukunda yamuhaye igikundiro iramutonesha naba mwisi ko murakaye y'abazima nabonye umukiranutsi rafiki haleluya akundwa n'Imana nabonye umukiranutsi Imana imukunda yamuhaye igikundiro iramutonesha naba mwisi y'abazima nabonye umukiranutsi kera twajyaga turirimbana urabizi akundwa n'Imana nabonye umukiranutsi Imana imukunda yamuhaye igikundiro iramutonesha nabonye umukiranutsi Imana imukunda yamuhaye igikundiro iramutonesha tambira Imana dayimoni zihunge iziri mu rugo rwawe izaguteye mu bitekerezo iyo ngoma yishiremo ikintu cy'ikibimu n'abahosi ndabo umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabirize ahubwo Uwiteka Imana yera yo mu ijuru ijya imuvubira imvura uko bwije n'uko bukeye n'abahosi ndabona umukiranutsi yicwa n'inzara cyangwa urubyaro rwe rusabirize ahubwo Uwiteka Imana yera yo mu ijuru ijya imuvubira imvura uko bwije n'uko bukeye abakiranutsi barasenga abakiranutsi barizera bazabeshwa no kwizera mibereho yabo iratangaje umwandu wabo uzahora witeka niyo haba mu mapfa ntabwo bazasoza umwandu wabo uzahora witeka niyo haba mu mapfa ntabwo bazasoza abakiranutsi barasenga abakiranutsi barizera bazabeshwa no kwizera mibereho yabo iratangaje umwandu wabo uzawiteka niyo haba mu mapfa ntabwo bazasoza urubyaro rwabo ruzahoraho iteka niyo haba mu nzara ntabwo bazasoza vuga ngo ntabwo nzasonza vuga ngo ntabwo nzicwa n'inzara karame tambira Imana byose ni hahandi byose ni hahandi kubita umuziki dayimoni
shiramo ndabona mutarimo mubifanya neza shina toka dayimoni Mana ishimwe haleluya 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 imibereho yo muri ubu buzima itumye benshi bareka imana yabo ubukene intambara inzara n'uburwayi byugarije isi ndetse n'abayituye imibereho muri ubu buzima itumye benshi bareka imana yabo ubukene intambara inzara n'uburwayi byugarije isi ndetse n'abayituye muze twese twiyambaze imana yo mu ijuru tuyihamagare iziturengere yavuze ko nitubona ibihe bikomeye tuzubura amaso yacu kareba mu ijuru none rero umwami wanjye data wo mu ijuru urengera abantu bawe dore bararushye twese twiyambaze imana yo mu ijuru tuyihamagare iziturengere yavuze ko nitubona ibihe bikomeye tuzubura amaso yacu kareba none rero mwami wanjye data wo mu ijuru urengera abanyarwanda dore bararuhijwe ni rero mwami wanjye data wo mu ijuru urengera abanyarwanda dore bararuhijwe tambira imana ariko tamba byose ni hahandi kuri sejemu simu amashi simuka yego mama yego data tambira imana yebaba mana simuka ese niku bamwe babaho neza ariko abandi bakabaho nabi umukene ararira umukeraga mana yanjye ntibisobanutse mbese ndi kuki bamwe babaho neza ariko abandi bakabaho nabi umukene ararira umukeraga aseka mana yanjye ntibisobanutse none se ntimuze yuko imana yo mu ijuru ari ikenesha kandi igakenura ivana mu mukungugu ahantu hagayitse ikakuzamura ikagucazanya ibikomano none se ntimuze yuko imana yo mu ijuru ari ikenesha kandi igakenura ivana mu mukungugu ahantu hagayitse ikakuzamura ibikomano none se ntimuze yuko imana yo mu ijuru ari ikenesha kandi igakenura ivana mu mukungugu ahantu hagayitse ikakuzamura ikagucazanya ibikomano none se ntimuze yuko imana yo mu ijuru ari ikenesha kandi igakenura ivana mu mukungugu ahantu hagayitse ikakuzamura ikagucazanya ibikomangoma yego we twarangije mwicare amasaha yagiye izindi nzagaruka kongere cyane haleluya nta nubwo ari nanjye uzazana imperuka Kristo niwe
uzabirangiza. Ariko seje umuntu uzagaruke. Oya ndabona mutabishaka mwebwe. Uziko mutazi gukaribisha abantu kwe. Cyane uko muhora mu biterane. None se tuzagaruke. Yego muzagaruke. Nazirimbye umusaza atarasa. None se tuzagaruke. Muzagaruke. None se nimuzi yuko ari ikenesha kandi gakenu ivana mu mukungugu ahantu hagayitse ikakuzamura ikakwica n'ibikomangoma. Erega yakome niba wayazanye. Abadakomera Imana amashi bari rusororo babo. Yo yakome ugihumeka abandi barizanyame byose. Abandi muri bomboni. Ariko wowe igishoro cy'ubuzima Imana iguhaye. Ko mutanyikiriza ibi bintu ntabwo ari byo. Hari igishoro cy'ubuzima Imana igize gute? Ntanze uburenganzira umuntu ufite haleluya nayitere. Hanyuma ufite n'amashi nawe nayakome n'impundu byose bijyane. Ariko yamamare Kristo. Amen. Mbere yuko tuganira mbanje kubaha intashyo. Ngewe ubundi ndi muri konje nyine mu rwego rw'itorero kubera nyine konje zibaho. Sizibaho se. Nawe ku kazi wanyu bajya baguha konje anniwere. Nyirimo rero. Sibyo kizarangira yarangira uyu munsi. Means that next week we are so together. Twavuze ngo amen. Kimwe gitatu zaturi kumwe. Don't worry. Mwavuze ngo amen. Ndavuga abanyarukurazo. Hanyuma nagiye ngira ingendo nyinshi. Gusa kwa gatanu ari Bugesera, ku gatandatu ngi Butare muri za Nyaruguru. Hanyuma ku cyumweru naraye mvuye mu Ruhengeri nijoro. Izo ntashyo z'abarokore rero zose muzakira. Amen. Ndumva ari ibyo. Hanyuma reka tuganire. Twavuze ngo amen. Tuganire. Hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe muri aka kanya. Reka dusome mu gitabo cya Esteri. Esteri Esteri 9
9 Esiteri Esiteri 9 reka dusome umurongo ni wa mbere. Haravuze ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi. Kabiri, nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafata abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Garura amaso hino mu bice 8 umurongo waho nuwa 16. Garura amaso mu bice 8 umurongo wa 16. Hari amagambo ane yonyine. Irya mbere avuze ngo Abayuda nabo baracya. Kabiri, baranezerwa. Gatatu, barishima. Kane, bagira icyubahiro. Reka dusoreze muri Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli 3:29. Aravuze ngo nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo mwaryakiriye. Hanyuma tugiye kuriganiraho, kandi ndifuza ko tuza gusoza dusenga Imana nk'abayumbe nyine abantu basenga mu cyumba cyo kuwa mbere. Turaza gusoza dusenga, siko bimeze? Turaza gusoza dusenga duhamagara Imana, kandi ndabizi yageza aha hantu. Imana iri hano. Twavuze ngo amen. Iyi nkuru dusomye irimo iravugwamwo abantu batatu. Abantu bangahe? Ariko niba mwabohotse mujye mwikiriza, sibyo? Kuko mu cyumba besa ngo muri wese aba yirwanaho. Iyo bakubaza ugaceceka ntabwo bari byo, urimo wica gahunda. Twavuze ngo amen. Haleluya. Iyi nkuru ivuzemo abantu bangahe? Uwa mbere ni Ahasuwerusi. Yari king of king, cyangwa se yari umwami w'iki w'abami. Yari ayoboye ibihugu 127. Icyo bitaga empire cyangwa se empire mu Cyongereza. Haleluya. Cyangwa se confederation, ihuriro ry'ibihugu. Hari federation igihugu kimwe, confederation nyango ni ibihugu byinshi byibumbiye hamwe. Twavuze ngo amen. Actuellement ni uko avuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amen. Uyu mugabo Mbabaze yari akomeye cyangwa ntabwo yari akomeye? Yari akomeye. Uyu mugabo yari agize ate? Hanyuma uwa kabiri uvugwa ni Hamani. Hamani nawe yari icyegera cye, bivuze ngo yari uwa kabiri. Ese uyu Hamani we ntiyari akomeye? Aba bagabo bari bakomeye. Nongere mvuge cyane ngo bari bakomeye, kuko baricaga bagakiza muri biriya bihugu 127 na 7. Icyo bavugaga cyabaga ari comparisare, cyabaga ari itegeko. Haleluya. Cyabaga ari itegeko. Umuntu wa gatatu uvugwamo ni ubu bwoko bwitwa
abayuda. Mu bayuda turasangamo Morodekayi, tugasangamo nande na Esiteri. Uyu Morodekayi nawe Imana yari yaramuteye iteka. Kubera iki? Icyambere yari impunzi, ari mu bihugu bitari iby'iwabo. Se murahari? Yari mu bihugu bitari iby'iwabo, hanyuma agira umugisha wo kujya mu barindi bwami. Nawe aragenda aba mu barinzi b'ibwami. Urumva rero, ariko ntabwo byari byoroshye kubera ko byari ibihugu 120 na bingahe. Urumva yari umurinzi wo hejuru, Imana yari yamuteye iteka. Hanyuma nkagaruka ku ijambo ryitwa abayuda. Imana ishimwe, abayuda. Jambo ravuga ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Icyambere ngo babarusha muri bingahe? Mwikirize muvuge barokore. Babarusha muri bingahe? Kabiri, impamvu babarusha muri byose nuko babitse ibyavuzwe n'Umwami Imana. Turashimira Imana ko tubitse amasezerano. Haleluya! Babitse ibyasezeranijwe. Imana ishimwe. Aba bayuda nubwo bari baravuye iwabo, ari nta kintu namba bafite, ariko bari batunze ubutunzi butagaragara. Yamamare Yesu. Edafosanse. Bari batunze ubutunzi butagaragara. Bari batunze Imana muri bo. Barokore basajemu n'abashitsi babasuye, mbifurije gutunga Imana muri mwebwe. Tara haleluya! Gutunga Imana bizakugeza kure, kuko inshuti zitari Imana ibihari. Bari batunze Imana ivuga bikaba, yategeka bikagira gute. Ariko Mana ni ya yindi batubwiraga, ya yindi yabajije uriya mugabo Yobu ibibazo, ravuga ngo nshyiraho imfatiro z'isi n'ijuru, wari uri hehe? Ahantu mbika ububiko bw'urubura na za sheregi n'imiyaga uzaho iyo stoke y'umuyaga. Iyi ni ya Mana bari bafite abayuda. Mbifurije gutunga Imana. Imana mbifurije gutunga Imana. Ariko Imana we, Imana mbifurije gutunga Imana ya Yakobo. Imana ishimwe. Morodekayi ngo agere ibwami, ahagera ahasanga imico itandukanye n'iyi wabo. Asanga hari igihangange Hamani cyabaga yari yarashyizeho amabwiriza ko nazajya atambuka gusa bazajya bubarara, bakagira gute, bakamwubararira bakamuramya. Asanga iyo mico irahari. Hanyuma asanga ibyo ngibyo bakora bapfukamira Hamani, we ajya bikora apfukamira Imana yahe. Nakurahiye murahari cyangwa mwagiye? Ajya bikora apfukamira Imana yo mu ijuru. Morodekayi aravuga ati mu mutima ati ngewe ibi ntabwo nzabikora, cyokoza nzamwubaha bisanzwe. Nubundi biravuga ngo abo kubaho bagire gute, cyubahiro Imana yanjye ntabwo nzagihereza Hamani. Adesida mu mutima yuko atazamwubararira. Birashoboka ko yakubitaga isaruti nk'umurinzi w'ibwami. Birashoboka ko yagiraga gutya ati rwose banyakubaho. Geste yo gupfukama kubarara ntago yigeze ayikora.
Hamani anyuraho bwa mbere abona abandi barubaraye barapfukamye, abona umuyuda witwa Morodekayi. Ndashaka kuvuga imbaraga z'amasengesho. Mwavuze ngo amen. Imbaraga z'ikibarokore. Mwaje gukora iki hano? Abaje gusenga ni munyikirize. Muri myavuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, ibyo biya bijya bintarura ngo ni wazaraboneta, ngo nigira ahantu data muganyira ibyo nkernye bingahe. Hayiwe data we, mu bihe by'umubabaro, ibyo bihe byo gusenga, ariko Mana ibi niki bijya bimfata bikampumuriza. Kubw'izo mpamvu hatsinda ubukana. Ni bande bifuza gutsinda ubukana uyu munsi? Erega wahageze kandi uyu munsi ntabwo uzagaruka. Abantu bumva bashaka kubwira Imana nibatere haleluya. Mbibutse ko iyo birenze inkombe ntabwo biba birenze ijambo Imana yavuze. Iyo byarenze ikirata, ariko murahari cyangwa muri abazungu, mwumva ikinyarwanda, hari igihe ibintu bijya birenga iki, ariko ntabwo bishobora kurenga ijambo. Baroko murahari ngo dushebeke imbere y'Imana. Abantu batunzwe n'ibwami nibatere haleluya. Nyamara nimushaka mubwira Imana, ndumva ikirere cyafungutse cyo kubwira Imana ibyawe. Reka sayikoro gishyira ku ruhande intekerezo zawe. Nubundi igihe washyiriye mu nyurabwenge ntacyo wagezeho. Hasigaye imbaraga z'Imana ishobora byose. Mu bantu byaranze nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Mu miryango byagize gute? Muri bene wanyu byagize gute? Aho wagerageje kwerekeza byagenze bite? Mwamenyera ku Mana byemera, ariko biremera ari hano cyangwa ntawe uhari? Ku Mana bijya byemera. Tera haleluya. Biremera ibyananiranye, ariko muri hano cyangwa ntimuhari? Hari abantu bateranye muri iki giterane ko numva Imana ziyamanukiye gutaramana natwe. Nta bantu bumva network y'Imana iri aha, nta bantu bari kumva connection y'ijuru. Ndumva hari ibintu birimo guhura, ariko urakoze Mwami Yesu. Hari ibintu bijya byemera. Yageze kwa Lazaro after 4 days, nyuma y'iminsi ngahe Lazaro yagumye mu gituro. Aho Yesu yageze ibintu bijya bigira gute? Byemera. Mwanyikije ko Imana yaje gukanda intimba z'abantu hano, ko hari ibintu Imana yaje gukanda muri iki giterane. Mwafatikanije n'Imana ibi bintu Imana ikabikanda, kagira ibintu irangiza mu rugo rwawe, kagira ibintu irangiza ku buzima bwawe, kagira ibintu irangiza muri sejemu, ariko ibi ni ikimana. Chateau Pestance Edifo, urakoze Mwami Yesu. Hari ibintu bijya bigira gute? Byemera. Nimuvuge ngo n'uyu munsi biremera. Umuntu umva biri bwemere nabivuge ko byemera. Niba ubyizeye uvuge ngo biremera.
nta mpamvu yo kwanga, bigomba kugira gute? Kwemera. Muri Yosuwa 5:9 akavuga ngo none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, ngo nicyo gituma abantu witwa Girugari na bugingo n'ubu Imana igukure ku misozi yose igutereke kuri Girugari. Girugari ni umusozi wo gukurirwaho igisuzuguriro. Imana ikuremera Girugari. Ariko Imana ireme Girugari. Mubye Imana turemere Girugari. That's it for sense. Anyway. Nimwirakure ndumva hari ibintu Imana iri gukora. Nimwirakure ndumva marayika w'Imana yageze muri iteraniro. Kuri kw'Imana nkorera, Imana irahahana. Imibabaro yanjye yo ko mutaririmba ariko ahinduri Imana ishimwe kuko yumva amasenge. Imibabaro yanjye tasifu yose niko ageze gute ngo ajya afata imibabaro yarangiza transformation akayihindura mu munezero. Uyu munsi iyo mibabaro ntabwo uyisubizayo. Ndaguhanurira ntabwo iyo mibabaro uyisubizayo. Ntabwo iyo mibabaro uyisubizayo. Zamura haleluya. Vuga ngo imibabaro nazanye sinyisubizayo. Hari ibintu utari busubize mu rugo iwawe. Agahinda ntabwo gasubira iwawe. Hari ibintu Imana igomba gusezerera. Ajya ahindura imibabaro. Hamana anyuraho inshuro nyinshi. Morodekayi ntiyubarara, atanga icyubahiro bisanzwe. Ubu dufite abantu kugira ngo babone akazi arabanza gutanga ruswa y'igitsina. Harya ubwo nuduhagarara imbere ugiye gushima, ubwo tuzamenya ushimiye hehe? Seko mutanyikiriza arewe ntibaba hose. They are so many. Barahari. Ariko nta mpamvu yo kugira gute kubarara. Gomba guhagarara ukagumana indangagaciro z'ubukristo. Gomba kugumana indangagaciro z'iki, kuko ni wubarara egare kuzaba uvuye mu masezerano ari nta mpamvu, kandi abameze batyo ngo izabayobesha. Hamani biramurya, arakazwa nuko Morodekayi atamupfukamiye. Aragenda ajya gukora research, aracukumbura ubushakashatsi. Uriya muntu utamfukamira ni gateki, ni bwoko ki muri aya moko 127 muri bihugu tuyoboye? Ni muntu ki? Bimeze bite? Ngo aperereza abona ubwoko bwitwa Abayuda nta buri mu bihugu byahe by'iwabo bya Babuloni. Abona nta buhari. Amenya amakuru ko atari umwe muri ayo moko yaho ngaho, ahubwo ari abanyagano, ari impunzi, ko atari nawe wenyine, ari impunzi zatataniye muri ibyo bihugu byabo. Hamani amaze kumenya ko Morodekayi ari impunzi, hari na zene wazo zihari, yabarakariye uburakari bugize bukomeye.
byagenda kose aba bantu ngomba kubahanagura. Seko mutanyikira. Aba bantu ngomba kugira gute? Umuntu yagufataho ijambo Imana itari gufasheho bigata agaciro. Umuntu yagusuzugura Imana itagusuzuguye. Umuntu yakuvuma Imana itakuvumye bigata agaciro. N'uyu munsi bita agaciro. N'uyu munsi bita agaciro. N'uyu munsi bita agaciro. Hallelujah! Bita agaciro. Kandi hari ibintu bigomba guta agaciro. Arangije acurisha dosiye. Acura dosiye mbi yo kugambanira buriya bwoko. Aragenda ajya kwa Ahasuwerusi. Aravuga ngo mwami Nyagasani, ndabona nta gihugu cyo munsi y'ijuru na kimwe bakwiriye kubamo. Aba bantu ni abadigitateri politike, ni abantu batagendana n'imiyoborere yacu. Se murahari? Ni abantu batubaha, kandi ubwo arimo aravuga ashingiye kuri Morodekayi. Ni abantu batagendana n'imico y'ibihugu, ni abantu batubaha. Mbese reka mbabwire, umuntu ukuvugaho utari aragusobanura. Se murahari? Umuntu ukuvugaho utagize gute aragusobanura, hanyuma ugasobanuka imbere y'uwasobanurira. Mu yandi magambo aragusobanya. Ariko nubwo bajya badusobanya, turashimira Imana. Turashimira Imana. Ndashimira Imana itareba nk'abantu. Buriya ariko Imana ishimwe. Ndashimira Imana itareba nk'abantu. Cyangwa niyo igiye kugira icyo ikora ntawe igisha inama. Kuko ishobora kukubaza ati Rafiki uko mumubona tumugire umushumba w'ururembo. Abantu bagira komantere nyinshi. Are umugore se tuyoboye nkande. Wenda tuve no mu by'indembo, jya muri paruwasi. Tumugira iki niki? Mwabuza abandi. Kubera iki abantu? Theo yararirimbye ngo abantu babona ibyiza atari wowe. Ngo ariko Imana yakureba ikabona uraruta ibikwerere, kabona iraruta ibishongore. Ndashimira Imana ko ijya yicara muri leta yayo, vuga muri leta y'ijuru, yarangiza igafata imyanzuro hatagira umuntu n'umwe uza kuvuguruza iyi myanzuro. Ntikomwa mu nkokora, ntawe uyigira inama, ahubwo ijya ivuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka. Ariko ayiwe data we, iyi Mana irakomeye, tuyubahe. Amen. Arangije arabasobanya, abavuga nabi, barangije barasobanuka. Ahasuwerusi atwara amakuru mabi y'Abayuda, kandi umuntu yakuvuga nabi, Imana ikakuvuga neza. Turashimira Imana ituvuga neza. Niba barakuvuze nabi nta ruhare ubifitemo, hereza Imana icyubahiro. Batuvuga nabi yarangiza ikatuvuga neza. Amen. Aravuga ngo nta kindi kinzanye bampereza, nzanywe no kubakwaka. Aravuga ngo ibijyanye na bageti ni na bije, ngewe Hamani nzayisimama, nzayitanga kugira ngo ubu bwoko mbugenze uko nshaka. Ahasuwerusi nawe atabitekerejeho agira ate? Aramubahereza. Afata buriya bwoko bw'Abayuda agira gute?
arabutanga. Abagakwiye kubakiza nibo babafatiye iki? Ibyemezo. Biravuze ngo nta bundi butabazi na bumwe bafite. Ariko nubwo nta butabazi bafite mu isi, ku Mana mu ijuru mfite umuntu ugira gute? Ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko riri ku mutima ubwo amvugira. Aratuvugira. Dufite umuvugizi. Hasuwerusi arabatanga. Umuntu yagutanga Imana itagutanze bigata agaciro. Amaze kubahabwa Hamani ategura ibintu bitatu. Icya mbere, yashyizeho itariki yo gupfa kw'Abayuda. Mwumvishe tuyisoma. Le 13 décembre. Ukwezi kwitwa Adari. Iyo niyo tariki aho umuyuda ari hose muri birahugu 127 yagombaga kugira gute? Gupfa. Asetinga itariki ayishyiraho. Ngo amara gushyiraho itariki, ashaka ibizabica, ashaka n'abazagira gute? N'abazabica. Ibizabica n'abazabica byose biraboneka. Basigara barindiriye itariki izageraho bagapfa bagatangira kwicwa. Ariko Imana ishimwe. Niyo mpamvu Imana kuko yari izi ibihe bikomeye Abayuda bazacamo. Haleluya. Yaragiye yigira kwa mwenyewe, yigira kwa Hasuwerusi. Ariko Imana ishimwe cyane. Ihageze iteza Vashiti gusuzugura atabiramukanye. Kubera iki? Vashiti nahaguma ntabwo umugambi wayo uzasohora. Ariko nahava ikagira umuntu ukereka. Ikagira umuntu ihatereka. Yiza ariko defosance. Ikagira umuntu ihashyira yizeye. Ariko reka mbabwire, uyu Eliya mwebwe bavuga mwe ntago mumuzi Eliya. Eliya ngo yazamuye amavuta. Hari ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo. Hari abantu babakorana n'Imana. Ariko mwanyikije nkababwira Imana ko nta ikindi dupfana ari uko ari amaraso ya Yesu. Haleluya! Amen. Uyu Eliya mwe muramuzi. Eliya ngo yabyiyumvishemo nta n'Imana ibimubwiye ngo aragenda bati ngiye mpagaritse imvura ntizongera kugwa. Ngo aragenda basigara bati kari akagabo nakaye basanga sina nyumba 10. Ako kanya bakimudiskita wahita asubirayo. Abakozi Imana afite ubudahangara. Aravuga ngo usibye n'imvura no n'ikime cyajyaga gitonda ku byatsi mu gitondo. Naco ndagitwaye. Imana irebye iyo decision iyo mwanzuro Eliya yafashe. Ibona uwo mwanzuro niwo. Ibona koko barayimuye. Ibona ishyaka Eliya yagize ntabwo ari ry'ubusa. Iravuga ngo dakora. Imana irabyemeza. Apfa kubifata muri gahunda y'Imana. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amena. Apfa gufata imyanzuro ariko bicometse mu Mana. Mukanga gasuzuguro ariko kumukakangira hehe? Ndumva hari agasuzuguro tugomba kwanga hano kuri sejemu. Ariko nibyo cyangwa ntago ari byo. Haleluya. Mukuvuga ngo mugasuzuguro twanze. Imana yabakura hano ikabashyira muri etage. Irabishoboye cyane nabyishoboye. Se ko mutangikira izabishoboye. Haleluya. Imana yakura agasuzuguro k'abazima. Imana yahindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yahindura icyerekezo. Twavuze ngo amen.
kuko imana yari izi ibihe abayuda bazacamo, iragenda ijya kwa Hasuwerusi. Vashiti Hasuwerusi amutumaho ngo azamwereka abandi bami b'ibihugu 127 yari ayoboye. Urumva nyine yagira ngo abereke umugore we. Vashiti nawe ngo akafite abamikazi, abagore babo bami bose nabo yashyize ku ruhande, nawe arimo abereka uko gahunda ziteye. Bihurirana rero nuko Hasuwerusi agize gute, amushaka ngo amutumeho. Vashiti nawe amutuma aramubwira ngo mumubwire ngo nanjye nyoboye abamikazi, nta mwanya wo kuza, ndabona nta kanya gahari. Iyo biza kuba atari impamvu y'Imana ntacyo Hasuwerusi yari gukora, ariko kubera impamvu y'iki se mwanyikirije, kubera impamvu y'Imana, kubera impamvu y'Imana. Abandi bami bose baravuga ati no, ntabwo bishoboka, nidutaze turataha muzihe ngo bari abagore yoka ibye, hakagira uzongera kuduha amazi, turaba tutari abagabo. Barangije bahuza inama baravanga umugore ugusuzuguye mu maso yacu naveho. Hanyuma basiga banavuze kandi bati nibahamagara abakobwa bose, hanyuma batunganizwa ahantu, habeho umunsi umwami azatoranya umugore. Uriya twamukuyeho, nari mvuze ngo hari Vashiti Imana yarahamukuye, umukobwa wubashye Imana, tarigeze anywa suruduwiri, tarigeze anywa kambuca, tarigeze ajya gutega ko mutanyikiriza, tarigeze yiyandarika. Ariko mweza tukifata neza imbere ya bosi ko hari ibyiza bibiri imbere hari, twavuze ngo amen. Tarigeze yiyandarika, abandi bose baratambuka, Hasuwerusi yareba akabona ntibivamo, akaba ati uyu nguyu azankubitira mu rugo. Kuri finali Esteri aratambuka, mwavuze ngo amen. Esteri agira gute mwa babyeyi? Umva, yari umunyamasengesho wabigize umwuga. Imana yamubwiye tumva wikwirirwa wirundaho ibirungu, njyewe nzabikora kuko ndi Imana. Ntuwishakira ubwiza mu mavuta, ninjye uzagukubita ikibengukiro. Tara haleluya! Wikwirirwa ugira ibindi ujyamo, byo si ibyawe. Itware neze karaba bisanzwe, njye nzagukubita ubwiza. Twavuze ngo amen. Abashaka ubwiza n'icyubahiro bajya babishakisha gukora ibyiza. Iyo turimo twubakira Imana, ubwo n'ubwiza ni n'icyubahiro. Mwavuze ngo amen. Iyo turimo dukora umurimo w'Imana, korari Beura mugahaguruka mukaza sejemu, ubwo n'ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Ni ibintu bitatu murimo gushaka. Mwavuze ngo amen. Kuba murara amajoro muvuga ngo icyumba cyo kuwa mbere na hano kuwa kane ndabizi kirahaba, na bya bitaramo n'amakorari mutumira, n'ubwiza n'icyubahiro murimo gushaka. Mwavuze ngo amen. Ngo bajya babishakisha gukora neza, batagira gute, Imana izabitura. Ariko wanyikirijeho kabyara, nguriza nzakwishyura sha. Imana izagira gute? C'est qu'on appelle la vie éternelle. Ubugingo bugize gute? Ariko hari abantu bagikeneye ubugingo hano, cyangwa murashaka wunga gusa ngo birangire ina. Use kwirirwa hanga byaba iguhaye kawunga yabigupfobeje. Imana ibamera ubugingo. Bese izina ryanjye ryanditswe, mwami wanjye nifuza kugira ngo menye uko nkamejo ntazavaho, pumenywa n'abashumba
kuririmba no kubwiriza icyo nifuza cya mbere ni uko izina ryanjye ariko Mana wenda afashijwe n'ukuri kw'Imana izina ryanjye Imana yongere yarejisitira amazina yacu mu gitabo. Haleluya! Haleluya! Hari izina Imana ishimwe yandika amazina yacu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nubwo mundeba ntabwo ari njye uriho, ahubwo ubu tuvugana ni Kristo uriho muri njye. Jambo rikavuga ngo natwe yaratuzuye, twebwe abari bagize gute tuzize ibyaha ngo aratuzamura spiritually mu buryo bw'umwuka ngo atwicazanya n'Imana mu ijuru. Niyo mpamvu ntabwo ari twe turiho ahubwo Kristo ari muri we. Twebwe twaragiye tuririya ntabwo turi naha. Amen. Barangije ngo Esther atambuke, umwami ati cyore uriya mukobwa ufite ubwiza buteye kuriya nuwaheye. Guhina akaboko ngo atakarambura biranga. Niyo ashaka kugira ngo ntakarambure ntabwo imbaraga z'Imana zari kumukundira. Mwavuze ngo amen. Hazuerus abona umukobwa wubashye Imana witwa Esther amunyuze imbere. Imana iti wibeshe nturambura akaboko turabipfa. Yashidutse yamutunze inkoni. Twavuze ngo amen. Ahari Vashiti Imana ihatereka nde. Niyo mpamvu mu bihe banyuzemo Morodekayi yatumye kuri Esther aravuga ngo we kwibwira ko ari wowe wenyine uzatabarwa kuko uri umugore w'umwami hanyuma twe tugapfa. Icyakubera cyiza nuko ukwiriye kugira umumaro muri iki, ariko kuko Morodekayi yari umunyamasengesho wabigize, vuga ngo yari afite ijwi ry'Imana. Hano hari abantu bafite ijwi, hari abantu bafite ibintu Imana yavuze. Sako mutekereza habaye mbese abayuda barusha iki? Babarusha muri bingahe? Icyambere babitse mushumba babitse mubyeyi babitse hari ibintu babitse hari ibintu byavuze Isiraro ako urimana amashingo bitagenda bite wize dukora bararero remana Isiraro hayiwe
Shadolestasefa. Ayoma seze. Rekeraho. Mu mwiji hasigaye izuba. Sirero ijoro. Niba hari cyavuganye nawe azabona dukora, ariko murahari cyane ntago muhari. Bara rero amase isi rero ijoro. Rafiki we muchungani patiri biremera sini behura we. Hari ibintu Imana yavuganye namwe mwebwe. Isi rero uwizera reka kwiyahura sha, reka kwiyahura. Isi rero yo kubitamo amashi byose ni haha. Ayoma seze. Ariko umuntu ufite haleluya yayiteye akareka ibintu nk'ibi. Kandi hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'abadayimoni, yabwiwe na Satani, ibyo yabwiwe n'abantu, ariko mutasubiza habaye iki. Kandi hahirwa uwizera ko pestifo ediwalasia enininima, ibyo yabwiwe bizagira gute kubera ko ari nta jambo aya bantu yahera. Eniwazabonetaye ariko karame Yesu ndumviye hehe. Aya bantu yagira gute ubwo ari Yesu wabivuze. Mwumvishe ubwo ari safari. Ubwo ari Yesu wabivuze. Ubwo ari Yesu wabivuze. Ubwo ari Yesu kwizera we. Ayiwe nta kitazagira gute. Karame nta kitagira gute. Kubita umuziki nta kitagira gute. Sirimu. Ubwo ari Yesu wabivuze. Nibashaka bayavuge. Nibashaka badusebye. Nibashaka babyange we. Bakurwanyirize mu muji. Bakurwanya amajyaruguru. Bakurwanye ngo ntibuca. Baroge bakagire. Bakubite amakode. Bagutega ibihato. Bagutume n'amahembe. Ayiwe nta kitazagira gute. Nta kitagira gute. Nta kitagira gute mana. Amura haleluya. Zamani ubwo ari Jeze Katonda wensine munguru. Katonda wensine muguru. Ariko mwavuze ngo amina rata.
ubwo Yesu wagize ate nta kitazasohora. Karama ariko wa mugabo we difosa uzi ko uyu mugabo yageze muri teraniro mwebwe hari amakuru mudafite. Tugiye no gusenga sinjye uzazana imperuka. Marayika avuza impanda mu birere bine yerekeye isi yacu, simbukire mu miyaga ngo ayiyeye wowe. Rega tuzajya mu ijuru, gahunda ni kwenda mbinguni. Siku moja tutakwenda mbinguni kuishi na milele, makao ya milele mazuri ya ajabu. Tunashangilia, tunafurahia milele na Bwana. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Makao waririmbye kwa bataririmba bapfuye. Tunashangilia, tuishi milele na Bwana. Rekera aho ngaho tutagwa. Kwizera wagira ngo ni umunyamurenge. Ariko she abantu biwacu bararirimbye ba. Ariko mwazamuye haleluya. Wazamuye haleluya. Abantu bo mu bacu bagize gute? Umva reka mbabwize uko nasuye Sositene akiba mu Bujumbura. Twavuze ngo amen. Mande zose urari, mande zose urarima, mande zose ikigarura hari Imana, naseje muri hicaye ma mande zose. Karame karame karame, mu rugo rwawe irahari Imana, mu muryango irahari Imana we. Amina haleluya. Imana irahari. Ariko Imana irahari. Reka dusenge Imana. Ngiye nkubwiye ko Imana ihari. Asante sana. Imana irahari. Ngiye mbabwiye ko ihari. Twavuze ngo amen. Arangije abango nutagira umumaro nta kizabuza abayuda bakoroherwa. Wewe icyakubera kiza nuko wagira umumaro, ariko wawugira utanawugira abayuda bazatabara. Mwamenyera baratabawe. Esther atuma kuri Morodekayi, mufate trois jours itatu gusa. Kurazo ndabakunda, ejo ni mwakubisa yitatu muri kiriya gitane cya Betelehemu muri Uraka. Twavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Barasenga kugira ngo itegeko n'iteka binyuranye. Tegeko n'iteka bari bakatiwe, hasigaye itariki yo gupfa kwiki kw'abayuda. Vuga ngo umunsi wa mbere barezwa barihana, umunsi wa kabiri Imana irabavugurura, vuga ngo irabahembura. Impano zasinziriye muri bo ziraka, amayereko aragaruka. Umunsi wa gatatu Imana ivugana nabo. Umwe ati ngiye mu mwuka kagira inkuru, mbonye hari ibyandiko byari byuzuye igihugu, ibihugu byose byo kutwica, ariko mbonye marayika ava mu ijuru.
arabishishimuye byose nta gipapuro na kimwe cyasigaye kimanitse. Undi ati ngiye mu mwuka, ariko mana muvuge ngo kagira inkuru, ariko mwabaye mute? Mbonye hari uruti rusongosoye ngo rwari rugiye kujyaho Morodekayi, ariko ikigutangaza nabonye uwarushinje ariwe barumanitseho. Imana iramanuka muri ayo ku munsi wa gatatu irababwira ngo ndabatabaye. Icyo amasengesho akora aba anisitowa, arabika hanyuma agakora mu gihe cyayo. Mwavuze ngo amen. Nihuse ibyabaye namwe murabizi. Hasuwerusi yarayadasize ate, ategeka ko bazana igitabo ngo bagisome, basanga hari umugabo wigeze aburira umwami kandi basanga nta n'ikintu yahawe. Hasuwerusi ati nimutindaho ko nasomye ibyo yakoze uwo mugabo, ko ntigeze numva ibihembo byagenze bite ngo ibintu babihise aho ngaho. Turashoje se murahari yemwe ko nta kintu numvise bamuhaye. Baravuga batari hano ku irembo hamaze igihe. Arabaza ngo ninde uri mu rugo, kandi ubwo umugome Hamani yari yazindutse. Buriya abagome barazinduka ngo amusige ku giti abone kujya mu nkera y'iki y'umwami. Bikubitana nuko umwami abaza iryo jambo, Hamani nawe agize gute ahageze. Bati ni Hamani yahageze, nimumubwire atebuke. Mwavuze ngo amen. Nimumubwire agire gute. Hamani ngo agere imbere Hasuwerusi. Hasuwerusi atumva, Hama ibikuzanye bubiretse, abagome bajye babanza baceceke. Imana ije babumba iminwa sha, se ko mutanyikiriza. Ibikuzanye agira gute. Hari inkuru yanejeje hano, ndashaka ko dufatikanya guserebura kwenjoyinga uyu muntu wigeze aburira umwami ko nta kintu bamuhaye. Nkawe ari wowe umuntu umwami akunze kuba, wowe wumva byagenda bite? Vuga ngo cyahamana Imana igitera ubwibone. Abagome barikunda. Gitera iki? Imana iti nintamwumvisha ko ari we ntabwo riri bureme, ariko arabanza yumve ko ari we. Twavuze ngo amen. Ibayobesha kubashyeshyenga ngo bazane ifarashi nawe bayimujyaneho, bazane ikanzu umwami yambara, hanyuma bamukubite n'impeta y'umwami. Hanyuma ibyo nibirangira bashaka umuntu urusha abandi iki, uzi kuvuga, uri eloka, uzi kuvuga. Abantu tubuna bavuga cyane. Twavuze ngo amen. Hanyuma uwo muntu uzi kuvuga agenda imbere y'iki yifaraje abatu, uku niko bazajya bagenza. Hasuwerusi ati niko Hama byarangiye, tekereza niba nta kandi usize. Aravuga ati nta kandi, nta na kimwe gisigaye, byose bigize gute nakwishe. Hasuwerusi arategeka byose hatabuzemo na nshwa. Vuga ngo na kimwe. Genda uko wabivuze ubikorera umuyuda wicara ku irembo ry'iki ry'ibwami. Turongera kuvugana uvuye kubikora, utarabikora ahubwo bagushyireho igiti. Tera haleluya. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 10 kwitwaga Adari, tegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho, ariko bigira gute? Abari babafiteho ububasha, vuga ngo barabigaranzura. Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi babo. Muhaguruke dusenga Imana.